Yeah, hello my people, amazina ni Giraneza Yves nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nashatse kubaganiriza imyitozo igera kuri itatu cyangwa se ndababwira kugera kuri ine ushobora gutoza ubwonko bwawe ukazabaho ubuzima buri successful mu myaka mikeya cyane iri imbere. Umwitozo wa mbere, toza ubwonko bwawe ikintu bita gratitude cyangwa se umuco wo gushimira. Uburyo wakwitoza uyu mwitozo cyangwa se iyi exercise ni ukwandika kuri lisite ibintu nibura bitatu cyangwa bitanu, birashoboka ko byanarenga bikaba nk'icumi, wumva uri kwishimira cyangwa se ushimira Imana. Nibura mu gitondo ukibyuka cyangwa se nimugoroba mbere y'uko uryama, ukandika lisite y'ibintu hagati ya bitatu kugera kuri bitanu wumva ushimira Imana ko yakoze mu buzima bwawe, yaba ari ibyo yakoze hashize cyangwa se ibyo uwo munsi yakoze. Ni ikintu cyiza cyagufasha kuzafata uwo mwitozo wo gushimira, ukagenda ukajya muri mind yawe ukabamo, ukaba uri umuntu ufite umuco wo gushimira. Icya mbere nk'iyo ubyutse, icya mbere cyo gushimira uba ubyutse uri muzima, hari abandi baba batabashije kubyuka, icyo ni ikintu cya mbere cyo gushimira. N'ibindi rero bikomerezaho ushobora kuba washyira kuri lisite ari nka bitatu cyangwa bitanu, it's okay, ariko bishobora no kurenga ntacyo bitwaye. Hanyuma umuco wa kabiri watoza ubwonko bwawe ni affirmation, positive affirmation, kwiyaturiraho ibyiza. Niba uratangira umunsi wawe uvuga ngo today it is going to be a great day, uyu munsi ugiye kuba umunsi mwiza, uraba umunsi w'umugisha ku buzima bwanjye. Wature n'ibindi byinshi, nimba uri umucuruzi uvuge ko ngiye kubona amaronko cyangwa se ngiye gucuruza nunguke kurusha n'indi minsi yose nacuruje. Nimba uri umushoferi uvuge ati uyu munsi ndagira urugendo ruzima, nta accident iri buze kumbasha. Ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Nimba uri umuganga uvuge ko abantu bose uri buvure uyu munsi bari bukire, nta muntu uri bukunanire ngo umuheze mu bitaro cyangwa se yitaba Imana, n'ibindi byinshi bitandukanye. So positive affirmation, iyaturireho ibintu byiza. Rema umunsi wawe, tuba dufite uburenganzira bwo kurema umunsi wacu, ariko amagambo yacu akenshi akanwa kacu kararema, twabyumvishe inshuro nyinshi, ariko ikibazo ni uko hari igihe akanwa kacu tutagatoza kuvuga ibyiza, ugasanga tugatoza kuvuga ibibi, tugatoza kwatura ibibi, finally bikarangira bya bindi bibi twiyaturiye aribyo bitubayeho. Mu mwitozo wundi ukeneye gukora, buri gitondo ukibyuka, toza ururimi rwawe kwatura amagambo meza, toza ururimi rwawe kurema umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi mwiza, uburyo wumva ubishaka bwose wemerewe kurema uwo munsi. Umwitozo wa gatatu ukeneye kwiga cyangwa se kwitoza ni umwitozo witwa visualization. Visualization ni aho ufata iminota nk'itanu ukibyuka cyangwa se mbere y'uko uryama, ugatekereza. Ni ubwonko buba buri gukora, iyo ushatse unahumiriza ku maso yawe, icyo gihe ni ubwonko buba buri gukora. Ugatekereza kuri better future wumva ufite mu ntego ya yindi ushaka, ugatekereza utwaye ya modoka yawe nziza y'inzozi zawe, ugatangira gutekereza uryamye muri ya nzu y'inzozi zawe, ugatangira gutekereza abana bawe biga muri ya mashuri meza nk'uko ubyifuza, ugatangira gutekereza bank account yawe iriho amafaranga nk'ayo wumva ushaka, winjiza amafaranga ku kwezi angana nk'ayo wumva ushaka in the future. Ugatangira gutekereza bya bindi byose ufite mu nzozi zawe, ukabikurura ukagerageza kubyereka ubwonko, kubyibutsa ubwonko iminota nk'itanu nibura, cyangwa hagati y'itanu n'icumi ibihagije ya buri munsi, mbere y'uko ujya mu bindi bintu ukimara kubyuka, cyangwa se mbere y'uko uryama nimugoroba, ugakora icyo bita visualization iminota itanu cyangwa icumi, ugakurura bwa buzima bw'inzozi zawe, ukabanza ukabutekereza, ugatekereza wa mujyi ushaka kuzatembereramo, ushaka kuzafatiramo vacances umunsi umwe nawe ukenjoyinga, ugatekereza noneho biri live, ukagerageza kubikurura, ukareba ko wabiviva, ukareba ko byaza live. Nimba utarashaka, tekereza wa mugabo w'inzozi zawe ushaka, ibaze muri kumwe mwakoze igikwe mubana, tekereza se abana bawe wumva ushaka kubyara, nimba utarabyara, tekereza bwa buzima bw'inzozi zawe, icyo twita visualization. Hanyuma umwitozo wa kane ukeneye gukora nicyo twita surround yourself with positivity, kugerageza
kurema environment nziza iri positive ku buryo ukikizwa n'ibintu biri positive gusa buri gihe. For example, nimba ugiye kuryama, uyu mwitozo narawukoze kandi waramfashije. Nimba ugiye kuryama, make sure ko udaplaying indirimbo zibonetse zose. Abantu bahita bashyiramo nka radiyo igakomeza iplaying ibyo ibonye ibyo ari byo byose, kandi muri radiyo hari igihe hazamo na negative song n'indirimbo ziri mbi cyane. So njyewe ntabwo ari indirimbo zose zibonetse zose nigeze nshaka kumva guhereza mu matwi yanjye, kuko information dushyira mu bwonko ziri impacting. So hari n'igihe n'amakuru amwe n'amwe nangaga kuyumva, kuko amakuru menshi uba usanga harimo amakuru menshi ari negative, ashobora gutuma ubwonko bwakira message iri negative, kubera ko bwora ubwira ubwonko yuko hano n'ahangaha bano bicanye, abangaba bafatanye ku ngufu, abangaba umutekano ntabwo umeze neza, intambara imeze nabi, amasasu ari kuvuza ubuhuha. Ibyo ntabwo ari ibintu dukwiye guhora tugaburira ubwonko. Ukeneye kugaburira ubwonko information, messages ziri positive. Ikindi, gerageza kujya ahantu habereye some celebrations mu bashuti bawe, niba bari gucelebrating ibintu, urumva ziriya vibe ziba ziri positive. Kujya muri ziriya vibe biba ari byiza cyane. Gucelebrating some achievements, abantu bagraduatinze, abantu bakoze birthday, abantu bakoze ubukwe, aho ngaho ni ahantu haba hari vibe nziza kabisa, ukeneye kujyayo. Ikindi, ukeneye gusurroundingwa n'abantu bahora bavuga positive, ibintu biri positive, abantu bavuga ibintu biri byo kwiteza imbere, abantu bavuga ibintu bitari iby'amaganya, bitari ibyo kuganya, bitari ibyo kublaminga, bitari ibyo kuvuga ngo iminsi ni mibi mwana ngo ubuzima buragoye, ibintu nk'ibyo. Uhura n'abantu ahubwo bari gustrategizinga, abantu bari gutanga hope for the future, abo ngabo nibo bizagufasha cyane. So ibi ngibi rero bine maze kuvugaho, icya mbere reka mbibibutse, twavuze ko icya mbere ni gratitude, kutoza ubwonko bwawe gushimira. Cya kabiri affirmation, kwatura ibyiza. Cya gatatu twavuze ko ari visualization, kongera gukurura. Iyo ubifite warabishushanyije biba byiza ukagenda ugasura cya cyumba kirimo inzozi zawe, ukajya uba uri no kubireba, ya modoka y'inzozi zawe, ya nzu y'inzozi zawe, hantu ushaka kuzatemberera. Ariko iyo utabifite aho hafi, koresha ubwonko, usinzire ku maso kugira ngo utanarangara, ubukurure, ujye ukurura utwaye ya modoka y'inzozi zawe, ya nzu y'inzozi zawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Then icya nyuma twavuze ko ari surround yourself with positivity, kwirinda amakuru ari negative. Yaba indirimbo ziri negative ntabwo ukwiriye kuzumva, kuzicuranga muri radiyo yawe, yaba ari amakuru ari negative ntabwo ukwiriye kuyacuranga muri telefone yawe cyangwa televiziyo yawe cyangwa radiyo yawe. Ibyo bintu ukeneye kubigendera kure kugira ngo ubwonko bwakire message ziri positive, kugira ngo ubwonko bwawe ubuhe information ziri positive gusa. Ibyo rero bizagufasha, nubikora ntubikora umunsi umwe, ukabikora bikahinduka habit, ukabikora igihe kinini cyane, mind yawe izaba ari mind imeze neza cyane, ku buryo uzaba uri umukandida wo kuba umuroro model w'abantu benshi, umuntu uri successful muri sector zitandukanye za hano hanze. Thank you so much, ndabakunda cyane. Ciao ciao.